Komeze mugubwe neza mwahisemo neza muhitamo Hot 250 TV muzajya mumenya byinshi bijyanye n'igikoni ubuzima amakuru n'utuntu n'utundi. Uyu kakanya cyangwa se uyu munsi mbahitiyemo ibijyanye n'ubuzima. Mu bijyanye n'ubuzima tugiye kurebera hamwe imwe mu miti umuntu yavuga ko ari imiti gakondo cyangwa se imiti karimano dufite nyamara ntitubashe kuyikoresha cyangwa se ntitubashe kwivura uburwayi butandukanye. Nitwa Isabelle Dusengimana ngo ikaze mu kiganiro cya none cy'ubuzima. Niba utarakanda kuri subscribe uka kuyikandaho ndetse ukandi no konzogera kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi bitazajya bigucika. Tugiye kurebera hamwe ikimera cyitwa umwenya. Muraza kubona ku ifoto. Umwenya ni ikimera cyangwa se ni umuti nyamara benshi bawukoresha nk'ikirungo. Umwenya bamwe bawukoresha nk'ikirungo cy'icyayi abamenye ubwiza bwacyo, ariko hari abantu babona warimejeje. Ubwo akenshi usanga umwenya wimeza cyane cyane uwuzi akaba wuzi mu mashyamba, warimejeje mu mashyamba akajya yihumuriza kumva karahumura ariko atazi ko ari umuti w'ingirakamaro. Rimwe na rimwe uzasanga nko mu cyaro ariko uzasanga abakecuru barawuhinze mu murima cyangwa se munsi y'urugo kuko bamaze kumenya ibyiza by'umwenya. Nkubwire ko rero uretse kuba umuti burya umwenya benshi tuwukoresha nk'ikirungo cy'icyayi. Nibyo rwose kuko utuma icyayi gihumura neza ndetse icyanga kikiyongera. Ikindi burya nta nubwo bigarukira aho ngaho kuko umwenya ufitiye runini ubuzima bwa muntu cyangwa se ubuzima bwacu nk'uko tugiye kubibona mu kiganiro cya none. Ese wakanze kuri subscribe? Reka nkwibutse ko gukanda kuri subscribe aribyo by'ingenzi cyane ndetse bituma ibiganiro byinshi cyangwa se ibyo mwifuze mbibagezaho nk'uko mwagiye munsaba ko nababwira ku cyiza cy'umwenya. Twavuze ku mucyayicyayi nawo ufatwa nk'ikirungo cy'icyayi ariko ni na mwiza ku buzima. Akamaro rero k'umwenya ku buzima nikubwire ko ababyeyi bawukoresha bavura inkorora abana. Umwenya uvura inkorora nibyo koko. Benshi bagiye bawukoresha nko kuvura abana cyangwa se nawe ukiri umwana uribuka ko bajyaga bajya kuwusoroma mu ishyamba kugira ngo bakuvure inkorora. Nibyo kuko uyu mwenya cyangwa se uwo muti nkubwira ni umuti mwiza w'inkorora ndetse n'ibicurane ku bantu babirwaye. Gusa ku mwana wenda utaratangira gufata amafunguro, ni ukuvuga wenda utarageza ku mezi 6, ntabwo yemewe gukoresha imiti y'ibyatsi. Ubwo nivuga imiti y'ibyatsi ni imwe mu miti babuza kugaburira abana. Harimo ubwo rero n'umwenya kuko nawe ni icyatsi kimeza. Uhekenya rero amababi, ndavuga wundi wemerewe, uhekenya amababi y'umwenya ubundi ukamira amazi, ibikatsi cyangwa se ibitepfu ukabicira cyangwa se ugakora icyayi cy'umwenya. Fata umwenya uwushyire mu mazi utogose n'ibibira unywe uwo muti. Uravura. Nta nubwo ari abana gusa kuko n'abantu bakuru iyo barwaye inkorora cyangwa ibicurane bagasoma ku mwenya cyangwa se bakawekenyaho nabo barakira. Ni umuti kandi nakubwira ko ari mwiza cyane nakurangira kuri wowe ikibazo cya diabete cyangwa se ushaka kuyirinda. Diabete, umuvuduko ukabije w'amaraso cyangwa se umuvuduko udasanzwe w'amaraso, umwenya ni umuti mwiza w'izo ndwara zitandukanye. Ku bagabo rero kimwe n'abagore, umwenya kuwukoresha nk'icyayi cyangwa se kuwuhekenya wongera ubushake bwo gutera akabariro, bikaba rero ari ibintu byiza ku muryango kugira ngo mwubake urugo rukomere. Reka mubwire ko uyu muti cyangwa se uyu mwenya ndi kukubwira unarinda imitsi. Hari abantu bagira imitsi ihora ibababaza cyangwa se imitsi igahora yipfunditse, imitsi ukabona nyine hari ukuntu yanishushanyije. Iratuma rero imitsi ikora neza, ubwonko bukore neza. Urumva ko umwenya ni ingirakamaro cyane ku buzima bwa muntu. Amavuta rero ava mu mwenya yica mikorobe zitandukanye ndetse nyinshi umuntu atarondora. N'ubushakashatsi bwerekanye ko aya mavuta anarinda na malariya yibasira abantu batandukanye iterwa n'umubu witwa Anopheles femelle. Reka mubwire ko rero mu mwenya kuwuteka cyangwa se kuwuzirikana ukawuteka ni ingirakamaro. Ni byiza rero ko nawe wawutera hafi y'urugo. Ahangaha urabukumiriye uburwayi butandukanye maze kuvuga, urabukumiriye kandi n'imibu ndetse na twa dusimba tuzizi, imibu w'amasazi, udusimba duto duto twatera indwara dutinye impumuro ya wa mwenya. Urumva ko ugomba kwikingira rero ubwo busimba ntibugere hafi y'urugo rwawe. Uhinge rwose, uhinge nk'uko wahinga umucyayicyayi n'ibindi birungo nzagenda nkubwira. Umwenya kandi uretse ibyo nakubwiye haruguru unarwanya guhitwa cyangwa se kwituma nabi. Niyo haba hazamo amaraso kwa kundi wituma nyine diari kazamo amaraso, birawurwanya kuko uwukoresha 3 nibura ku munsi.
birakira mu gitondo, saa sita na nimugoroba, mu gihe ariko bitatewe na amibe, kuko hari igihe ugira diyare izana n'amaraso byatewe na amibe. Ariko niba ari ibindi byizanye cyangwa se ari ibiryo wariye wenda bihumanye ukagira icyo kibazo, umwenya uragufasha, gusa araba atari amibe. Ikindi kandi ni umuti unazimya umuriro ahantu nyine wumvaga ufite umuriro mwinshi, urawurya cyangwa se ukawunywa mu cyayi umuriro ukagabanuka. Ikindi no kuribwa mu mutwe, wawiyuka cyangwa se umwenya ukawunywa mu cyayi, umutwe rwose ntabwo wongera kukubabaza, ntabwo umutwe wongera kukurya. Ikindi kandi umwenya kuwurya, kuwuhekenya, uririnda cyangwa se uvura kugira isesemi ndetse no kuruka. Ku bantu bagira icyo kibazo, ubwo urumva niba wajyaga mu rugendo ukagira isesemi cyangwa se ukaruka mu modoka, gerageza ugendane umwenya uwujundike cyangwa se unywe icyayi cy'umwenya mbere y'uko ujya muri urwo rugendo. Na mu gitondo niba ujya ugira isesemi mu gitondo ubyutse, zirikana ko umwenya ari ingirakamaro cyane mu buzima bwawe, ndetse uzakurinda kuruka cyangwa se kugira isesemi. Kunywa rero ndavuga umwenya birinda n'umwijima. Umwijima wawe iyo ari muzima utarangiritse, umubiri wawe ukora neza, ibyinshi biyungururwa neza. Rero ni umuti w'umwijima kuko uwurinda kwangirika kandi bikanafasha gusohora ya myanda iba mu mubiri. Iyi myanda iyo igumye mu mubiri cyangwa se itasohotse neza, biragenda bikaduteza uburwayi butandukanye. Ni umuti rero mwiza w'igifu, ku bantu barwara igifu murawemereye, cyane cyane cya gifu cyatangiye kugira ibisebe. Umwenya ni umuti mwiza, ucanira ibibabi by'umwenya mu mazi n'imizi yayo mu mazi, ubundi ukajya unywa agakombe kabiri ku munsi, igifu rwose kiraza kumera neza ndetse kiranakirana bya bisebe bikire. Ikindi ni uko rwose umwenya unahumuza icyayi. Reka turebe noneho dusoza turebe ku cyitonderwa. Iyo ukoresheje ibibabi byinshi by'umwenya wumva birura, wumva byatangiye kurura, na ya mpumuro ukaba wayibagirwa cyangwa se utayumva. Si byiza rero. Niba ugiye gukoresha umwenya, koresha ibibabi bitoya cyangwa se ibice bitoya by'umwenya, kandi birakoreshwa yaba ibibabi yaba imizi zaba za ndabo, kuko n'imbuto, umwenya ugira n'imbuto, birakoreshwa ariko wikoresha byinshi cyane kugira ngo bitaza kukururira. Ngaye nguko byari byinshi rero, reka nkubwire ibyo ngibyo by'ingenzi. Nizere ko umwenya utagiye kuwufata nk'ibyatsi bisanzwe cyangwa se uwufate nk'ibintu bitagira akamaro. Zirikana ko umwenya ari umuti mwiza, zirikana ko umwenya ari ikirungo cyiza. Utere mu karima k'igikoni cyangwa se uwutere munsi y'urugo, hakurya y'urugo, hafi yo ku irembo. Umwenya uzagufasha mu bintu bitandukanye nk'uko maze kubikubwira. Nitwa Isabelle Dusengimana, mbonera kubashimira, ndabifuriza kugira ibihe byiza. Bararikira ikiganiro turi buze gukurikizaho kijyanye no guteka, kijyanye n'imirire. Bye bye, mugire ibihe byiza.